Digidan digidan digidan. Cheza cheza cheza. 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 Habura gupfa nkanjye w'umukecuru none dore imboga aragiye. Ayi mami kurya no kwambara byo niba ari dore imbogo none wa mukobwa wa mama wacu yaba kurya no kwambara byo kurya no kwambara 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 data wera wowe ayiwe mana yaburahamu nangwa za mama nibiki ndose ayiwe we ndose nabi we mana we baba we ngo ndose umuntu w'umusitari yapfuye niba ari dore imbogo baba none wa mukobwa wa mama wacu yaba yapfuye nabigenza gute baba we hajya turongere haraza mu mujyi wa Kigali ibintu ko numva amabere yikoze koko mana waremye agahanga kari mu mutwe n'ikibuno n'amaguru ibintu byaba ari byo nagira gute koko baba we mana waremye amatwi ukayashyira ku ruhande ukarema izuru ukarishyira hagati y'umunwa n'agahanga wayo izi nzozi ndose nakanze mpamagara cya gihara w'iki icyana nkibaze amakuru ubundi sinumvishe ngo baraturanye ntibazi uko bimeze ahubwo se mbona niba ari uko mvuye mu bitotsi ntabona neza za nimero se reka mpe gufomboza izi numve ahubwo se agategeko ndagafite ariko ubu nzasazira muri iki kizu koko ni narabyaye koko mana yanjye ndwara mbura n'undwaza ngira ubwo ngenda kwituma nitume kuri tuwarete y'abaturanyi nindangiza ndodomeho mbura intege zo kubikuraho baze bankubitegura bangira intoge banoze none ndose nabi izi nzozi ndumva ntinya no guhamagara none zaba impamo nabigira nte koko uriya mwana koko yaba we reka mfe guhamagara cya gihari aho nyungo nirengeye numva ngo baraturanye none si Kigali ngira ngo ntibaba begeranyira nizise kamfe gufomboza halo ayiwe we reka nta kigenda rwose ko nguhamagaye nijoro reka ndose ukungurose nabi kukaguma mu irota ryawe rya buri mwanya Ndose nabi. Kuguma mu irota. Ngurose ngwiki? umwe njya numva ngo ni ku mbuga nkoranyambumenyi ntumbaze ngo umwe njya numva yaririmba ngo ni za dore imbogo nuko none se ko ndose ngo yarwaye ngo mbona ari mu bitaro ngo yarembye nuko mbona abantu bahubutse nta makuru yiwe se wamenya ntabona amuhamagara ariko se sinajya mu mubana no mu nzu ariko se mwabana ibyo byateye ntabwo mwamenya ko afite isano n'undi urumva uriya mwana yakomugira amaraso
na wakabaza amakuru yewe ibyo by'uburwayi ndose kuzi ko inzozi zanjye ari ntakumirwa ubu ntiwakabaza amakuru ye nkaho gerageza nyine umuhamagare umenye uko ameze ubwo uraza kumbwira reka nongere mpembere udutotsi ndebe ko nasinzira ahubwo si biba mwana wawe ujya ngo ibibati ndanaho hano ntibizanca umugongo mwana we ibibati wazangurira n'agafariso basi ukanzanira kubona ari utwo yagize igitekerezo cyo kunyubakira inzu nkava muri ka karuri twabagamo nubwo nayo ntaragira nyine aderesi neza urumva ukangura n'agafariso nkajya ndyamaho mwana wawe kubona rutwe yanguriye telefone rutwe araza yubaka inzu nawe urahura azazanyura ati ngaho umpamagarira uwo mwana menye amakuru ye yego baye aho kapfe guhembera ibitotsi wenda wasanga ari ay'inzozi ego kungurose nabi ego kaguma mu irota ryawe rya buri mwanya ngurose ngwiki ego kureka naraye mu cyumba ndi gusenga hari ubukwe nari ndimo nsengera nyine ndimo mbusengera ngo Imana izabuhe nyine bugende neza ngurose ngwiki se kandi nawe uko inzozi zawe za buri munsi nawe buri kanya unkangura ngo urarose buri segonda ngo urarose ego bava se aka nta kintu yabuje muri sinamubonye ari gukora ibiganiro ari muzima nta kibazo afite reka yo n'ay'inzozi iryamire yewe n'inzozi se ko zigira yazo ibyo ngibyo byagutesha umutwe ngo umubaze reka mpfe kumuha no si ikanzu sheri yanguriye no kanzu kari nziza cyane we umusheri yayiguze amadolari ni mu madolari ariko mbega ikanzu dore ikanzu ikanzu kari urwererane we noneho nishyiraho ka gakweto kagenda kanotanuta dore kushira ramuza we wayibonye ego kora nari ncurangutse ego ndore imbere inyuma hose ndabona ariko ndabona ko irabimbaye neza kureba irabimbereye se ariko kamanze nimakiye hano inyuma ndafunga inyuma dusatse turereta ku buryo mwaburiya bukwe ndaba naberewe meze neza nta kibazo ndebe agashira ngo ntituri bujyane ikibazo abanza agenda yishyura abakozi hanyuma si imodoka zarahita ayikubita umuriro ubundi agereho ngomba kwimakiya nkagenda ameze neza buriya bukwe tumaze iminsi tubwitegura gushira noneho yarankoreye siripurize yadananzanira ikanzu kabisa nanjye numva ndemeza ko wagira ngo noneho nifunga hano gutya kandebe kabere karahagaze ni sawa kabisa gasatsi agaki kose olala nagenda nkubita agasatsi kandebe udushuma inyuma akagufura iki mu nda kadebe mu nda zero ndabona rwose ari sawa neza ino kanzu ariko shaka ko yayiguze amafaranga menshi cyane mana ndamugereye hagiye turaca ngo kuri tapi ruje na ariko we nari nkeneye agafoto no se dore ngo hano imbere birabisatuye gifata agafoto ariko kuyigendamo ni sisiteme birasaba kuba nyine ewe
umugabo we kamunda cyane. Yesu we Ndoli. Yesu we biragenda birereta. Iyi niyo sitire yawe Ndoli. Gutya genda gake gakeya genda gatanga buhoro buke buke. Okay. Shashirira nubwo adahari reka nze nanjye mutura akaririmbo kandi rwose ni nziza cyane we nahise mbakanya sitakomana mwinshi ushobore mwashije Ndoli we n'imengerekerane n'ibitanda nziza noneho ahangaha mukanya mpagaze maze kugira ahita amafunga hamere neza nta kibazo. Yesu dusatse natwo turaba tugenda dukubitagura Ndoli. Oh my god. Shashari muhaye amashyi rwose kubwiye kanzu. Okay Kamanda ariko ngomba kwimakiya nkagenda mwaburiya bukwe nkeye meze neza nta kibazo uburyo biraba biryoshye ariko uzasanga nayituyemo nyine avuga ati jyewe umusheri wanjye namushyize ku cyangwe ari furesheri ari zose nta kibazo ibintu bimeze neza. Yes good. This is the best husband. Oh my god. Is the best husband that God give us. Oh my god. Oh my love. Mubona nkahita mukubita nk'urupizo ku itama byari kuba byiza kurushaho ko ntawe uhari nyine ariko ndarumuha tuvuye mu bukwe. Mugabo namuhawe n'Imana kweri. Yego umugabo mwaburiya bukwe turaba dukeye tumeze neza pe rwose. Kamutura akaririmbo sheri rwose nubwo adahari ndabona amaze kwigisha. Ananiwe mahoro andagije umutima niringiye yuko ntazamubura buzima Imana yampaye nagutereye diva nziza mu mutima ugukunda nayitateza zabona diyama byose ni ibyawe mukunzi nushaka n'igitangaza nzagisaba nyibone ntacyo nazakora ngo ngushimishe buzima Imana yampaye. Telefone se nahereye mu gutura shira indirimbo nubwo adahari ariko nyine ubwira mugeraho nyine mu buryo bw'umwuka. Ya telefone ese we yaba we telefone za smart nazo yayishyize muri vibrere ninde usohamagara umwitaba n'umwe. Allo my friend amakuru nta kigenda gupapa dore imbogo nge ko yapfuye. Yesu we ubu nari ndi kwitegura ngo njye mu bukwe ariko si ubwo ibyo bintu si ibihuha koko atarwaye atagize ate ko yari amaze iminsi arwaye. My god. Ariko se ejo bundi nigeze kujya kuri YouTube gatoya mba mbonye ngo ararwaye ariko ngira ngo ni bimwe aba ari gukina. Hayiwe ibyo bintu ntibiba ari byo. Yaba we Mana yanjye we ibyo bintu byaba ari byose we subwo nibyo ko hako nawe buraga zawe hako wajya uburaga ibintu byiza gusa we nk'ibyo bintu by'inkuru zinca mu mugongo ukabubiretse muri serious.
oya rwose Aline nawe jya ureka rwose ibintu nk'ibyo by'ibihwa by'impfu n'iki wajya ubijyana hirya. Ayiwe yari arwaye neza seriye we isosi iguyemo ibyo ni ikise kandi uzi ko narinzi ko ngiye mu bukwe ariko se mwana wa muvandimwe azize iki we ubwo ntibamunyurijeho igifu mwana we koko yaba we nguruka ari incamugongo se yarahise hashika se yego ko mana yanjye iwabo irwacu ari mu cyaro mana we ibyo bintu uko numva yewe ndabyemera nigereye kuri tere ariko ubwo ugumye ubihamiriza reka nze mpamagare mama mbimubwire yaba we yavuye muri uyu mubiri ese nibuka yakora sivuga ngo uyu mubiri nambaye we yababa we hari korasi twajyaga turirimba ivuga ngo uyu mubiri nambaye si wo nzambara ngezeyo nzambara ubwiza Yesu we aragiye nguko nzasa niko nzasa ariko mana yo baba we reka nze mpamagare mama nyine mbimumenyeshe abibwire nyine umuvandimwe we Yesu we inkuru ko ari incamugongo koko kamuhamagara. ayiwe ndongeye ndose nabi ayiwe mana yanjye wakusize inzozi mana ndi kurota n'ibiki ayiwe gusa ubusaze we gusaza ndota nabi ariko si cyagiye hari aho nyuze kirampamagara yewe yari incikanye ntagifashe yewe reka wenda basaga kihamagaye wa muntu kikamu mwana wabigenze bite se uramuhamagaye akubwiye ngo iki ayiwe we ngo yapfuye ariko si inzozi zanjye we umutwe wawe uca akawukura akawutanga yapfuye ntarotaguzwa yaba we ngo byagenze bite se haragiye ariko mana we urupfu narwo rurarya rwoko ry'umuriro rurisasira rwoko isasira ibiringiti rukiyarasa amabati yababa we yababa we umukobwa wa Verena ngo byagenze bitese ngaho unyuriramo muri make ubwo none ariko se mwabana ko mwananiwe kwicara ahangaha urumva mukanirwa kwicara ngo mubyaro ngo muhunze ngo marozi yo mu cyaro ubwo ab'i Kigali ntibamugubanuye ntibamukorejeho none nawe uri kunyongamanyo ubwo si wowe baje gukurikizaho kuko mwana watashye nanjye urabanguka uze basi baba we reka nze basi mpamagare Verena mubwire iby'ayo makuru baba we baba mana yanjye we uriya mwana agiye atewe ibi ni ibiki koko ngaho umutindi yanditse ntibipfe ngira kurwara agakanzu narahurudutse none ngira n'ayo makuru mabi noneho ndahita nshiraho naragwengeye mwana wa uza turabigenza dute ngari kuri hopitali hego ku mana yanjye se we mwana wa ndumva nguye muri koma nanjye iyo nkuru ndumva ari incamugongo we vava koko dore imbogo uriya mwana agiye ate koko bibereho kutwigisha nyine mwana wanjye nawe ujya uhora wiyeza uhora ugenda neza wagiye uza ukananyisura kubona n'iby'isi byose ari ubusa nturaho wiruka ngo mu misozi uminuka indi ngo urizanga yazamu umujyi ukaba waribagiwe nyoko ntiwumva ibibaye kuri mwana wanyu mana we amatwi arumva rwose mana waremye amatwi ukayashyira ku ruhande kuko ibi bintu bitumye numva koko iyo nkuru y'incamugongo reka muzamurire isengesho we mana dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe
ingoma yawe yagera hose mana dushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga riduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutane mu bitwoshye ahubwo udukize icyago yababareka nicuza ibyaha rwose ndumva iyo nkuri ntayo kwicuza mwana isengesho ryo kwicuza ibyaha nakoreka mbanze ndakuramutsa amara uje n'imhorano n'imana reba uriya mwana umwakira rwose wahebuje abagore bose umugisha na yezu umwana wabyasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urageze tuzarora twanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira amina isengesho ryo kwicuza ibyaha nyagasani ijyana kugira byose ndabyanze kubera ko binteranya nawe bikadutandukanya runtungu ukandengera iteka kandi ndabyangiye ko byicishije yesu kwita umwana wawe ukunda dawe wigize sinshaka kubisubira nshaka kuba uwawe mwana wa ndicujije nyine ubwo nawe genda wiyereza aho uri ujya uhora wiyeza urabona ko iyi si idasakaye mwana wanjye iragira ry'ababyibushye rwa rupfu rurarya ababyibushye abananutse ntirurobanura rubuze kugubanura njye w'umukecuru kuko rutwaye uriya mwana ko kuba uriya mwana ntarenganye mwana we amatwi arumva amaso akara digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida ceza 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 digidandididandidida nari nguhamagara mbiketse gusa nyine amakuru ntago ari meza wi alo reka byarangiye byarangiye rwose nanjye ubwo mpise numirwa nari ndimo nitegura ngo nigire mu bukwe nyine hari ubukwe nari mfite bw'umuvandimwe wundi nturuzi wa mukobwa wo kwa Shirumuteto nawe yaje hano i Kigali ahurira n'umusore none bari babanye nyine bari bagiye nyine mu murenge ngo tuhave duhite tujya ku rusengero none Kirogo iraje ngo vava tuvuye baba we mana we mbega ibibazo nzaza nkurebe mama nyine reka turebe ukuntu twabanza gukemura icyo kibazo nyine turebe ukuntu twareba uwo mwana ibintu bimubayeho n'uburyo bigenze urupfu rw'uriya mwana ruranagangaje umva ubu ni ukuvuga ngo Verena namuhamagaye nimero ye yanga gucamo urumva ubu nafashe iy'amaguru nyine ngiye hakurya kumureba urabizi ko ari uguca mu bihuru no mu bigunda mwana wanjye ngo mubwire ibyamubayeho ariko se nawe wamuhamagaye nimero ye yanze gucamo ariko iyi si kuki imana iduvanya koko uriya mwana rwose agiye mu maherere rwose oya mwana wa ndakundorere rwose ubu se Verena ndasanga atagiye no mu murima ariko mwana reka njyereyo nsanga yagiye no mu murima nyine bincange ndahita ngenda mu Kagera ndebe ko yaba ariyo yewe si ibibazo by'ubu ngubu se ndagera kwa Verena ryari we ariko mwana abanza nsobe wabibura ngo tugira ngo sinarimenyayeho
ubu ndagira akavera na ryari ndagerayo se ubona ngo uriya mwana atagenda igitaraganya koko mana yanjye ariko tubagiye ko we habura gupfa nkanjye w'umukecuru none dore imboga aragiye koko ndagerayo byawe numva naniwe saba ko ya matushe yanjye najyaga mpondaguriza amayinite yashizemo nkaba mvuye gukira wa muhungu usohotse kaminuza wo kwa Maguru aho none iki kintu bampaye ngo banyeranyerezamo intoki reka mve kunyeranyereza ariko se mana baragiye koko ni uguhora twiyeza naho ubundi nagenze byari binaniye mvuye kunyereza mbona iciyemo uzi ko nanjye nzaba umusirimu we mwana wa ndacyari mu nzira ariko si ubwo mwe muricaye koko muratengamaye murumva mutafata imodoka ngo muze murebe ibyabaye ku wundi mwana ko ariko ubundi kuki mwamwohereje ku bitaro by'intahanga sinumva ngo iyo mu mujyi niho bavura ngira ngo nyine mwamurekeye iyo ngiyo mukamuvurirayo sinumvishe ngo n'ibitaro ngo bya za Faisal nayo hose wenda ko yari gukira mwagiye kumwohereza muri ibi byatsi by'intahanga koko inaha mwari koko mwabonaga byari kugenda gute ko ubu ntimuba muburi no mumuri hafi muri no kumuha imiti y'aho ngaho i Kigali wenda ko ari imisirimu arupfura agapfuka koko habura uba ugenda nkanjye w'urujyo koko umwana ugana kuri ukiri umwana w'umujyambere koko ntirutoranya ruragakubwa n'umuruho ntirutoranya ruriya rupfu rurakarimbuka rurakabura hepfo no haruguru oya mwana wasi ukuvuga ntashyiramo akitso ahubwo ni ay'agahinda ni agahinda nyine kanshengura ubwo nari nicaye ngo ndebe ko nshobora kunyeranyereza muri ibi by'abazungu mbona bashyizemo intoki naho ubundi nari nabuze uko nguhamagaraga alo se neza ko numva zicika we ubwo naho cyarutse giherutse kuza kinzanira inkweto tugira ngo ni cyansirimuye mwana wa se ko numva ngo ni bya bindi bituma bivuga neza bitari gukura cyaransirimuye inkorora nayiranye cyarutwe cyanzaniye inkweto ubu narasirimutse ibyo kwambara ibirenge nabivuyemo ngaho rero kupanyaruka ndebe ko nagera kwa Verena iki telefone cy'abandi rero ukanyishyira muri ibi biburangutiya ndabona kitarimo no kujyamo atagira n'ukishikuriza muri ibi bigunda sinabona nayo nkishyuye noneho naya hene baherutse kuyibira mu gasozi n'ubu se uracyari mu nzira ariko nawe imigendere y'abakecuru nayo ibiteye inkeke pe uragenda ubusa nturagerayo ngo amayinite yari yagushiranye wagiye gutira telefone nyaruka disi ngo yihute mana we iyi si ndimo yambereye mbi n'ibirimo nabyo niko bindushya umubiri wanjye urandemerera kurya no kwambara byo yambujije ijuru hari mami wanjye hari data wanjye fasederi wawe ubambwa kubw'ibi byaha byanjye wowe ntacyahugira uzanyibuke mwami ewe ni ukwishyira mu mana gusa ndumva nta kundi
ni ukwishyira mu mana pe, mana we, mbega ibibazo we, nturuhinja mugongo kuko nari nishimye we, nishimye kumbe satani ntabwo akunda abantu bishimye. Yesu we, Yesu we.